Inshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda aho muri hose turabasuhuza. Murasuzwa na Musabyimana Joseline. Kuri uyu mugoroba mu kiganiro cya Caritas tugiye kuganira ku mikorere n'imikoranire ya Caritas ya Diocese ya Byumba, uko yubakitse, ibyo ikora, abagenerwa bikorwa bayo ndetse n'abafatanya bikorwa mu gufasha abatishoboye. Turaganira n'umuyobozi wa Caritas ya Diocese ya Byumba ari nawe ugiye kutubwira uko Caritas ya Byumba ihagaze. Murakoze, ndi Padiri Augustin Nzabonimana, ndi umuyobozi wa Caritas ya Diocese Gatolika ya Byumba. Nabwo butumwa mfite nkaba mbumazemo imyaka 3. Muri iki kiganiro tugiye kugirana cya Caritas, umuntu utayizi, Caritas ya Byumba ni iki? Caritas ya Diocese Gatolika ya Byumba ni komisiyo n'ubundi ya Diocese ishinzwe gufasha mwiyogezabutumwa, ariko cyane cyane gushyira mu bikorwa gahunda za Kiliziya zo kwita ku mibereho y'abaturage, iterambere, gufasha abakene, iterambere muri rusange, imibereho myiza y'abaturage, mbese no kugaragaza ibikorwa by'urukundo Kiliziya ikora. Ni ukuboko kwa Kiliziya kugaragaza ibikorwa by'urukundo. Hanyuma rero Caritas ya Diocese ya Byumba by'umwihariko yubakitse iti? Caritas ya Diocese ya Byumba rero yubakitse nk'izindi Caritas zose, kuko tugendera kuri gahunda ya Caritas Internationalis kuza ukagera kuri Caritas Rwanda na Caritas ya Diocese. Twe dukorera rero mu ma departement cya department, dufite departement enye. Departement ya mbere ni departement ishinzwe n'ibikorwa by'urukundo n'ubutabazi, departement des œuvres socio-caritatives. Iyo ni ubutabazi cyane, dukora ibikorwa by'ubutabazi, ni nabwo butumwa dufite bw'ibanze. Tukagera na departement y'iterambere, aho dufite gahunda zitandukanye ziteza imbere abaturage, abakristo muri rusange, dufatanyije n'abandi baterankunga n'abafatanyabikorwa batandukanye. Tukaba dufite departement y'ubuzima, aho ngubu Caritas ya Diocese Gatolika ya Byumba dufite ibitaro dufatanyamo na leta, ibitaro bya Kiziguro. Tukagera ama centre de santé 9, ndetse tukaba dufite n'amaposte de santé 2. Noneho tukagira na departement y'administration na finance, no kuvuga ubuyobozi ndetse n'ibigendanye n'umutungo. Iyo nayo ni departement ikora neza, iyobora ibyo byose, none igakurikirana n'ibigendanye n'umutungo n'ubushobozi bwo kugira ngo Caritas bashe gukora. Noneho by'umwihariko mwatubwira birambuye ku bikorwa bigiye bikubiye muri buri departement nk'uko mumaze kuzivuga, duhereye ku mibereho myiza n'ubutabazi. Yego, murakoze cyane. Caritas ya Diocese Gatolika ya Byumba mu butumwa bwayo ifite, ndetse n'ibyo Nyiricyora Musenyeri Papias Musengamana, umushumba wacu wa Diocese Gatolika ya Byumba, adusaba ko rwose Caritas dufatanya twese ikiganza mu kindi kugira ngo tubashe kwegera abakene, tubashe kwegera abarwayi, tubashe kwegera imfubyi, tubashe kwegera abapfakazi. Mbese Caritas igera ku muturage, ku mukristo, ku mukene ukeneye ubufasha, noneho tukamukura muri bwa bukene no mu bibazo bye, tukamusubiza icyizere, tukamubanza kumwereka urwo rukundo n'impuhwe, hanyuma tukamukura mu bukene, tukagenda tumuganisha kumuha icyizere gihoraho, tukamuganisha no ku iterambere rirambye. Rero ibi tugenda tubikora muri za departement zose, kuko departement zigenda zunganirana, ariko by'umwihariko departement y'ubutabazi dufitemo ibikorwa bitandukanye. Uyu mwaka twabajije kugera ku bantu barenga 36,000 twafashije, harimo 3,750 babashije kugerwaho n'ibikorwa bya Caritas mu kumenyekanisha Caritas mu buryo cyangwa ubundi. Twagiye dutanga n'ibiganiro kuri radio bigenda bigaragaza bivuga kuri Caritas, ari kuri Radio Maria ndetse no ku yandi maradiyo duturanye, harimo na Radio Ishingiro, nayo twagiye dutangaho ibiganiro. Ariko by'umwihariko hano dufasha n'abana b'abakene, b'abanyeshuri, b'imfubyi. Dufasha abana barenga 1,700, tukababonera minerivare n'ibikoresho by'ishuri n'utundi dukoresho bakeneye kugira ngo bashe kwiga kandi bige neza. Tugafasha n'abana bo mu muhanda. Ubu dufite icyo twakwita incubation center, ni ikigo gifasha abantu kongera gusubirana ubuzima. Twakiramo abana bo mu muhanda n'abandi bantu bataye icyizere n'abafunguwe. Uyu mwaka rero abana barenga 78 nabo babashe gufashirizwa muri icyo kigo.
bahabwa n'ibikoresho by'ishuri, bamwe bagiye ku ishuri. Hanyuma n'abarwayi ni benshi twafashije, birumvikana bitewe n'aho tunyura, ariko muri departement y'ubutabazi hari abarwayi twagiye tuvuza, abarwayi barenga 100. Tukaba dufatanyije n'ababikira bizera Mariya, dufite inzu y'abantu bashaje, abantu bageze mu zabukuru bagera kuri 12 nabo twafashije. Hanyuma tugafasha n'abandi bantu, harimo abakitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, abapfakazi. Twagiye tubafasha mu kugira ngo abo bantu n'imfubyi ndetse n'abandi bafite ibibazo, twagiye tubafasha kugira ngo babashe kubakirwa, ku buryo twatanze amabati arenga 1000 yo gufasha abo bantu badafite aho baba. Hanyuma twagiye dutanga n'amatungo atandukanye, tuyaha amatsinda atandukanye. Twatanze amatungo magufi n'amatungo maremare agera kuri 965. Hanyuma hari n'abana twagiye dufasha mu kubatoza umuco w'urukundo, umuco wa gikristo mu byo twita spiritual nature. Abana barenga 8,000, abo nabo ni benshi. Twatanze na za Bibiliya mu bana, Bibiliya zirenga 3,500. Hanyuma tunahugura n'ababyeyi bagomba kwita kuri abo bana kugira ngo babatoze urwo rukundo, bakure bumva bafite ya esprit caritas, esprit y'urukundo, esprit impuhwe, kugira bagenzi babo impuhwe no kubitaho ndetse no kubitangira. Ibyo nibyo twakoze muri departement y'ubutabazi, ariko cyane cyane turatabara, ariko tukanigisha n'abantu kwigira, none tukajya no mu cyo twakwita prevention, cyane kugira ngo abantu nabo ubwabo babashe kwifasha mu gihe kiri imbere. Aho ni mu butabazi. Tukiri mu mibereho myiza n'ubutabazi, Caritas ya Diocese ya Byumba ihana imbibi cyane n'amagororero yo mu majyaruguru by'umwihariko. Ese bo mwabafashije iki? Mu bigendanye n'amagororero, dufite amagororero by'umwihariko 2, igororero ry'abana rya Nyagatare n'igororero rya Gicumbi hitwa Miyove, ndetse hari n'abagore baba bagiye kugororerwa i Musanze baturuka aho dukorera, kuko Caritas ya Byumba ikorera mu turere 5, 2 tw'iburasirazuba, Gatsibo na Nyagatare, na 3 tw'amajyaruguru, Gicumbi, Burera ndetse na Rulindo. Abo bagore rero baturuka muri utwo turere bose bajya kugororerwa Nyagatare, nabo turagenda tukabaha ubufasha butandukanye. Hari rero ibyo tubafashamo bari muri gereza. Mu minsi ishize twari dufitemo ibikorwa bitandukanye, tubigisha imyuga dufatanyije na RCS kugira ngo nibasohoka bazaze nabo bafite icyo bashobora gukora. Hanyuma bamara gusohoka bagera hanze tukabahuza n'umuryango muri rusange, kugira ngo igihe baba bamaze kibari kirekire bagomba gutegurwa, tubategura muri gereza. Banagaruka nababwiye ko dufite ikigo cyakira abo bantu kikabafasha kwinjira muri societe, incubation center, nabo tukagira uburyo tubafashirizamo kugira ngo babashe kujya muri societe. Nubwo kitarabona ubushobozi bwinshi cyane, ariko abashoboye kuhagera bahabwa ubufasha tuba dufite. Hanyuma imyuga biga, urebye ni imyuga itandukanye, hari abiga ubudozi, hari abiga gusudira, hari abiga kubaka, amashanyarazi n'ubuhinzi bugezweho, bitewe n'umwuga bumva bazakora nibaramuka bavuye mu igororero. Mwigeze kugaruka ku ishami ry'amajyambere, ese ho ni ibihe bikorwa mugenera abagenerwa bikorwa? Ishami ry'amajyambere turi mu buhinzi bubungabunga ibidukikije cyane, tukafasha abaturage mu kwihaza mu biribwa no kwiteza imbere, ndetse no kugenda bavugurura ubuhinzi n'ubworozi. Tukaba dufitemo rero imishinga itandukanye bagiye dukora muri uyu mwaka ushize, hari iri kugenda irangira, ariko hari n'indi tugenda tubona. Imishinga twari dufite ni ugufasha amakoperative mu kuvugurura ubuhinzi butandukanye mu karere ka Gicumbi ndetse na Rulindo. Ubu noneho dufite n'undi mushinga duterwamo inkunga na Union Européenne, tukaba tufatanya n'akarere ka Rulindo wo gufasha abaturage kongera imbuto y'ibirayi mu bwiza no mu bwinshi. Ni umushinga nawo turimo uzamara imyaka 3 uzakora mu karere ka Rulindo, waratangiye kandi uri kugenda ufasha abaturage benshi. Hanyuma ikindi twagiye dufasha abagore n'urubyiruko mu kwihangira imirimo, benshi twagiye tubaha ibyo twita startup kit kugira ngo bajye kwihangira imirimo, bajye gutangira ubuzima bwabo. Aho n'abagore n'urubyiruko cyane abafunguwe n'abandi bari muri gahunda z'imishinga itandukanye yo kongera ubushobozi abagore n'urubyiruko. Twagiye duhugura rero urubyiruko mu buryo butandukanye bwo kwihangira imirimo no kwiteza imbere,
n'imibare ni myinshi. Hanyuma hari n'aho twagiye dukora dufatanyije n'abaturage gutera ibiti ndetse no gukora ubuhinzi bubungabunga ibidukikije nk'uko nabivuze. Iyo n'imishinga dufite mu iterambere ry'urubyiruko yo gufasha abakobwa babyariye iwabo bafite ibibazo, abo rero nabo tubafasha cyane cyane mu gace k'Umutara muri Rukomo, aho biga umwuga w'ubudozi kugira ngo uzabateze imbere. Muri iyi nzira tunyuramo yo kugushaka no kugutunganira, irimo byinshi, ingorane n'imitego ya Satani, mwamuzi turengere. Ndengera mana, ndengera mana, ndengera, 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 ndengere, ndengera, 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 ndengere. Noneho twagaruka ku ishami ry'ubuzima, ho mukora iki? Murakoze cyane. Mu ishami ry'ubuzima rero dufitemo ibikorwa bitandukanye, kuko hari ubuvuzi buri clinic busanzwe, hari ubuvuzi bujya muri community, muri prevention kugira ngo twirinde indwara zitandukanye, ariko hakabamo na gahunda none yo kwita ku muryango, cyane cyane mu guteganya imbyaro. Iyo gahunda nayo turayifite, no guteza imbere umuryango. Twaba dufite na gahunda yo kurwanya imirire mibi mu bana. Rero nabwiye ko dufite ibitaro bya Kiziguro bitanga serivisi zitandukanye, ibindi bitaro bitanga. Hanyuma iyo turebye abaturage bafashijwe n'ibitaro n'amasantere de sante yacu n'ibindi dukoreramo, barenga 700,000 mu mwaka. N'abantu twavuye dufatanyije n'inzego dufatanya muri departement. Hanyuma twagize kumobiriza cyangwa se ubukangurambaga bwo kuboneza urubyaro, ku buryo twageze kuri couple zirenga 15,000 zabaye mobilized, zigishijwe, zakorewe ubukangurambaga mu kuboneza urubyaro. Hanyuma hari abantu benshi barenga 600 babana n'indwara ziri chronique n'ibindi twagiye dufasha kugira ngo bavuzwe, babone ubuvuzi bw'umwihariko. Hanyuma n'abandi babana n'izindi ndwara zidakira harimo na HIV/AIDS, nabo twagiye tubafasha, bamwe tubabonera uburyo bwo kubaho no kubona ahantu batura no kubasha kugera ku miti n'ibindi byunganira ibyo bafata. Twabaje kurihira mituweli abantu barenga 1,100, hanyuma abandi bana barenga 40,000. Abangaba twagiye tubafasha mu bigendanye na za ECDs, ingo mbonezamikurire z'abana bato, ku bufatanye n'akarere ka Gicumbi. Tukaba dufite n'indi gahunda noneho yo kurwanya no gukemura ikibazo cy'imirire mibi, dufatanya na World Vision muri gahunda yitwa PDHAT, gahunda y'iziko. Nayo turi kuyikoraho mu karere ka Gicumbi, imirenge 2 n'imirenge igera kuri 5 mu karere ka Rulindo, na Burera imirenge 3 ndetse n'umurenge umwe wo muri Gakenke, aho turi mu mushinga noneho gukemura ikibazo cy'imirire mibi mu bana ndetse no gufasha ababyeyi kugira ngo abari bo babigisubizo cyo kurwanya imirire mibi. Hanyuma turi gufasha n'abantu cyane cyane abana bafite ubumuga kwiga ndetse no kubavuza. Dufite n'ikigo by'umwihariko cyitwa Santirizere, gifasha abana bafite ubumuga kubasha kwiga bakigana n'abandi, kiri hano muri Paruwasi ya Nyina w'Imana. Abana bakigana babasha kwiga kuri GS Nyina w'Imana no ku bindi bigo byegereye icyo kigo. Ubu rero uyu mwaka twavuje n'abana tubarehera minervari barenga 150. Iyo niyo departement yaheretse ibyo dukoramo muri Caritas ya Byumba. Hanyuma mu ishami ry'ubuyobozi ko biba bareba n'iki? Ishami ry'ubuyobozi rero ubundi n'inzego kumva turashimira by'umwihariko Musenyeri. Ubuyobozi burahari bwa Caritas, yashyizeho directeur wa Caritas, ariko tukaba dufite ubwo buyobozi bwa Caritas nka directeur wa Caritas. Cyashinzwe cya mbere no gushaka ubwo bushobozi no guhuza ibyo bikorwa byose bya Caritas. Uyu mwaka rero urebye
directeur wa Caritas afatanyije na staff, hariho na staff hari imufasha. Ayo ma departement uko yavuzwe agomba kuba afite abayobozi bayo ndetse n'abandi bakozi bafasha muri ibi bikorwa kugira ngo bigende neza. Ubu abakozi barahari kandi n'ubushobozi bwo kubitaho n'ubwo ari bukeya, ariko mu bwitange no kwigomwa barakora. Habaho rero mu nshingano administration ifite harimo gushaka ubwo bushobozi, kubucunga neza ndetse no guhuza ibikorwa byose bya Caritas. Byagenze neza kandi ubushobozi bwagiye buboneka mu buryo butandukanye n'inama zitandukanye no kongera ubushobozi abakozi bigenda bikorwa. Murakoze cyane Padiri kugaruka cyane ku bikorwa bikubiye muri ayo mashami. Mwaduciyemo muri make ese abagenerwa bikorwa ba Caritas muri rusange ni bantu? Caritas abagenerwa bikorwa bayo mbere na mbere ni abakene bari muri communauté hirya no hino mu maparuwasi. Rero abo ngabo bagenerwa bikorwa baturuka muri paruwasi, bakaba bazwi n'abakristo bagenzi babo. Ukeneye gufashwa agomba kubazwi, cyangwa se umuntu ukeneye gufasha abazwi n'umuryango remezo. Umuryango remezo umuha icyemezo cy'uko akeneye ubwo bufasha, akaza akagera kwa padiri mukuru. Caritas ya paruwasi ibihari ikagira ubufasha imugenera. Iyo Caritas ya paruwasi idashoboye iyambaza Caritas ya diocese kunganira Caritas ya paruwasi. Mu nzego zose zitandukanye uko mu byumva, abo n'abagenerwa bikorwa cyane cyane bakeneye icyo twakwita direct support, cyangwa se bakeneye ubutabazi bwihuta. Hanyuma abandi bagenerwa bikorwa turebe mu buvuzi, ni abanyarwanda bose muri rusange, ntawe tuvangura bitewe n'ibyo akeneye. Umuntu wese uje tugana bitewe n'icyo akeneye, bitewe n'ubushobozi dufite tubonamo, uwo muntu turamwakira kandi tukamufasha, tukamuha ubujyanama n'ibindi twabona bikeneye tukaba twamufasha bitewe n'uko aje tugana. Abandi dufasha mu iterambere, ubu ngubu tugenda dukorana n'inzego zitandukanye. Hari ubushakashatsi bukorwa n'inzego zitandukanye kugira ngo iterambere twifuza mu gihugu rigerweho. Hari documents isohoka, izo documents tuzigenderaho kugira ngo turi abagenerwa bikorwa bari prioritaire. Abo rero ntabwo dutandukanya cyane na gahunda zindi ziba zihari. Natwe ubwacu hari uko tugenda duselekisiona abagenerwa bikorwa guhera mu muryango remezo kuzamuka. Nyuma yo kutubwira ibijyanye n'abagenerwa bikorwa ba Caritas, mwaturondorera nk'abafatanyabikorwa mufatanya ndetse n'izindi nzego zitandukanye kugira ngo ibikorwa bya Caritas bigende neza? Murakoze cyane. Abafatanyabikorwa dukorana nabo ni abafatanyabikorwa ba Diocese Gatolika ya Byumba. Tukadushimira umwepiskopi ko adushakira abafatanyabikorwa, abaterankunga badufasha kugira ngo ibi tubashe kubigeraho. Hari abo dufite imbere mu gihugu, ni nabo benshi cyane. Nkaba nshimira ko abantu b'imbere mu gihugu tubasha gukorana. Ubu muri iki gihe abo dukorana ba mbere nababwiye ko turi gukorana na Union Européenne, tukatubashimira n'akarere ka Rulindo tukagashimira by'umwihariko ko dufatanya mu mishinga y'iterambere n'indi mishinga yose igamije gukura umuturage mu bukene no mu bibazo arimo. Tukaba dukorana na World Vision, turashimira cyane World Vision kuko dufitanye gahunda zitandukanye kandi zigera ku muturage, zigafasha umuturage kumukura mu bibazo arimo. Izo gahunda cyane cyane bigendanye no kurwanya imirire mibi mu bana, iyo ni gahunda dufatanya na World Vision kandi tukabashimira ko tubifatanyijemo neza. Dufitemo n'indi gahunda yo gutoza abana umuco mwiza wa gikristu, urukundo, iyo twakwita spiritual nature, muri program twita Mureka Abana Bato Bansange. Iyo ni gahunda imaze kuba nziza, duhuriramo duhuza n'andi madini n'amatorero, tugatoza abana gukora bakunda Imana, bakunda na bagenzi babo, bazi n'ijambo ry'Imana, barisoma barikunda. Iyo ni gahunda nziza ya World Vision. Hanyuma abandi dushimira cyane cyane mu bigendanye n'imibereho myiza y'abaturage na akarere ka Gicumbi, imibereho myiza y'abaturage n'ubuzima. Gicumbi dufitanye gahunda yo kwita ku ngo mbonezamikurire abana bato, tukadufitanye n'imikoranire gahunda yo kwita ku bakene VUP, n'akarere ka Burera nakorana muri iyo gahunda kandi biri kugenda neza, tukaba tubashimira cyane. Ahandi muri rusange abo dukorana hari Caritas Rwanda muri gahunda zitandukanye nka Umbrella yacu
dukorana umunsi ku wundi, nabo turabashimira by'umwihariko. Bambaje n'abandi bafatanyabikorwa muri rusange, Minisiteri y'Ubuzima, Leta y'u Rwanda muri rusange, dukorana neza muri gahunda zitandukanye ziteza imbere abaturage. Abandi dukorana rero ni RCS, ikigo cy'igihugu gishinzwe amagororero. Turakorana mu kwita kuri abo bantu b'abagororwa, tukaba tunashimira gahunda nziza hari n'imikoranire yo gufasha abagororwa mu gihe bitegura gutaha, kugira ngo nibasohoka bakajya muri sosiyete batazaba umuzigo wa sosiyete, ahubwo n'abazaze batanga umusanzu mu guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abo nibo bafatanyabikorwa dufite kugeza uyu munsi, na Ceres yinjiramo binyuze muri Caritas Rwanda. Ubu nari nibagiwe ni Trokeya, nabo turabashimira cyane, turi gukorana cyane mu bakobwa babyariye iwabo, nabo ni umufatanyabikorwa mwiza kandi ukorana byinshi. Abandi rero dufatanya n'abafatanyabikorwa bandi bose bakorera muri utwo turere turimo twibumbiye muri JAF, abo turafatanya umunsi ku wundi mu kugera ku muturage no kumuganisha ku iterambere. Murakoze cyane rero muri ibyo bikorwa byose mwarondoye, mu kubikora nk'ahabura imbogamizi, izihe mbogamizi muhura nazo kugira ngo ubutumwa bwanyu bugere? Imbogamizi ntizabura muri iyi minsi. Caritas za diyoseze ubona ko ubushobozi nubwo dufite abafatanyabikorwa, buri mufatanyabikorwa wese icyo azana turagishima, ariko ubushobozi ni bukeya bitewe n'abantu baza batugana. Urugero nk'abana bashaka kwiga b'abakene ni benshi, ariko kugira ngo tubone uburyo bwo kubarihira no kubashakira ibikoresho ntabwo byoroshye. Abaturage badukeneye kugira ngo tubafashe bitewe na expertise dufite mu kwiteza imbere ni benshi, ariko ubushobozi ni bukeya bitewe n'aho dukorera. Nanone hanini dufite ahantu hanini dukorera, ariko ubushobozi bwo kugera ku bantu bose ni bukeya. Nta bushobozi, abaterankunga bagenda baba bakeya, cyangwa se abafatanyabikorwa ni bakeya. Byumvikane ko ubushobozi dufite bwo kubasha kugera ku baturage ntabwo ari bwinshi. Ikindi twabona imbogamizi zihari muri iki gihe ni imyumvire y'abantu dukorana, stakeholders n'abagenerwabikorwa. Usanga buri gihe bafata Caritas nk'urwego rugomba kubagenera ibintu gusa, bo ntibumve ko bagomba kugira icyo bafasha abandi bagenzi babo. Kugeza uyu munsi urebye Caritas yafashije abantu benshi kuva diyoseze yatangira, turi kugenda dusatira yubile y'imyaka 50. Abantu barafashijwe muri diyoseze ya Byumba, hari abize, harimo n'abantu bakomeye, ariko nta muntu, hari ababishobora bafite umutima wo gufasha bagenzi babo, hari n'abagaruka bagashima. Rero imyumvire y'abantu bo kumva ko bagomba gufashwa bo ntibafasha abandi, nabyo ni imbogamizi, ni ikibazo. Nabyo turi mu bukangurambaga bwo gutoza abantu nabo gushaka uburyo bafasha bagenzi babo, tukishakamo ibisubizo nk'abakristo bishakamo ibisubizo byo gukora ibikorwa by'urukundo, tugatabara bagenzi bacu duhereye iwacu, tudategereje akimuhana ka kandi kaza imvura ihise. Kandi aho babigerageza barabishobora. Nk'urugero ujya kubona nko mu maparuwase twatangiye igikorwa cyo gufasha abana biga mu seminari, amaparuwase ari uko yitanga, ariko buri mwaka ujya kubona ukabona turi kurihira abana batari munsi ya 5. Abana 5 rero kubarihira mu seminari buri mwaka ni igikorwa gikomeye, no kwishakamo ubushobozi. Turashimira Musenyeri watangije icyo gikorwa, ntikigaragaza ko hari ubushake, ubushobozi buraboneka. N'ibindi rero iyo urebye ukuntu abantu bagenda bamwe ukabona abakene barisuganyije barihiye mugenzi wabo mituweli, bandi noneho bafashwe na Caritas bavuze bati nanjye ku mushahara wanjye cyangwa se ku byo mfite nzagira umuntu ufasha, natwe twakorohererwa. Hari uko bagenda batworohereza. Ubwo rero guhindura imyumvire y'abantu iyo turi kugenda dukoraho, n'ibiganiro dutanga n'inyigisho dutanga, ubu ngubu no kugenda dukangurira abakristo kugira uko bafasha bagenzi babo, kubera ko nabo bafashijwe bakagira intambwe batera bagana iterambere. Dengera
gute muri guteganya ejo hazaza? Tuvuge way forward, muri guteganya. Urakoze cyane. Abantu benshi muri iki gihe bari kugenda bareba ejo hazaba hameze hate, ariko ntabwo haduteye ubwoba kuko dufite ukwemera, kandi ufite ukwemera ufite n'ukwizera. Icyo tugomba gukora turi gukora, ntabwo twicaye, kandi dukora ibyo twateganyije. Ibintu byose dukora tubiha iteganyabikorwa. Twakoze icyo twakwita, turi gukora ari dokima dufite tugenderaho, ama policies atuma Caritas ibasha gukora neza mu buryo nyabwo, yose arahari. Hanyuma diocese ifite plan stratégique, natwe Caritas tugenderaho, ariko turi gukora natwe iradapte kuri Caritas. Ibyo ni kugira ngo tuzabashe ku Caritas dukore neza. Ikindi turi gukora ubukangurambaga mu maparuwase, mu bakristo, ibyo nababwiraga, kugira ngo Caritas ibe yacu. Caritas twumve ko ari yacu. Tuvuga ngo Caritas nyarwanda, ariko ni Caritas y'umunyarwanda nyine n'ubundi. Caritas ya diocese, Caritas y'abakristo, bakumva ko Caritas ari y'abakristo. Ntibumve ko ari Caritas ivuye ahandi kazi kitereka aho ngaho. Twumve ko Caritas igomba guturuka mu rugo, mu muryango remezo, muri paruwase, hanyuma kuri diocese hakabaho coordination y'ibyo bikorwa byose babira aho ngaho. Imbaraga, ubushobozi bugaturuka aho ngaho. Nk'uko ubu ngubu tugenda ubutumwa tubukora, abapadiri mu maparuwase bari gukora ubutumwa nta zindi nkunga, na Caritas rero turashaka kugira ngo ugere kuri urwo rwego. N'uzaza kugira ngo dukorane, dufatikanye, azaze yinjira muri gahunda dufite. Kandi byatangiye kumvikana, benshi baraza bakareba ubushobozi dufite na structure dukoreramo, bakabyishimira, bakivuza ko dukorana no mu gufasha abandi. Hanyuma tugana ku musozo n'ubuhe butumwa mwagenera abadukurikiye? Ubutumwa nabagenera, icyambere ndifuriza abakristo mu Rwanda bose abakunda Caritas, dukunde Caritas. Twumve ko Caritas ari urukundo, kandi ngo hari urukundo n'umubano Imana bihari. Kiliziya izagaragarira mu bikorwa dukora, ibikorwa by'urukundo dukora. Tugomba gusenga tukanakora. Rero ibyo dukora nibyo bizagaragaza ukwemera dufite. Ibikorwa by'urukundo dukora nk'abanyarwanda nibyo bizagaragaza ko twakuze mu kwemera. Barahari benshi, abakristo benshi babigaragaza, ariko noneho biba umuco buri mukristo wese yumve ko Kiliziya icyo musaba no kugaragaza ibikorwa by'urukundo. Ibyo bikorwa bikazagaragaza ukwemera dufite nk'abanyarwanda. Turi muri yubile y'imyaka 125, Kiliziya y'u Rwanda iri kugenda ikura, ntihazagire na hamwe tugwingira. Turamutse tugwingiye rero mu bikorwa by'urukundo, byazatugiraho ingaruka mu minsi iri imbere. Ubukristo bwacu bwaba bucagaze. Rero inzego zose tuzamukire hamwe, dukure mu bukristo, dukure mu kwemera, ariko cyane cyane tugira urukundo rwigaragariza mu bikorwa. Kwemera kutagira urukundo kuba kwarapfuye. Nibwo butumwa nabaha rero, nkaba nabifuriza na yubile nziza, yubile turi kugenda duhimbaza mu byiciro bitandukanye. Umwaka utaha tukazayihimbaza twishimye twese, natwe nk'abaturage tuzagende tuvuga Caritas ko hari icyo yamariye abanyarwanda muri iyi myaka 125 Ivanjili imaze igeze mu Rwanda. Murakoze. Nshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda, tubashimiye ko mwadukurikiye. Dushimiye Padiri Augustin Nzabonimana, umuyobozi wa Caritas ya Diocese ya Byumba, wadufashe kubagezaho amakuru y'uburyo Caritas ya Byumba ikora. Mu biganiro bitaha tuzabagezaho by'umwihariko uko mu mashami ya Caritas ya Byumba ibikorwa bikorwa, ndetse n'uko bagenerwa bikorwa babyakira. Mukomeze kugira umugoroba mwiza. Iki kiganiro mwakigezwagaho nanjye Musabyimana Joseline.